Mu mwaka wa 2004 Bernard Nduhirabandi yari afite imyaka 22. Icyo gihe yakoze ikizamini cy'ikiciro rusange cy'amashuri yisumbuye kiramutsinda. Umwana wireraga akanarira barumuna na bashiki be n'ayandi mahitamo yari afite uretse kureka ishuri. Yifashishije udufaranga duke yakuye mu matungo arimo ihene n'inkoko yari yoroye, hiyongereyeho no kuguza mu kimina cy'iwabo yabagamo, maze atangira umushinga w'ubucuruzi bwa butiki ku gasantere k'iwabo mu Kinyanzovu ho mu murenge wa Cyanzarwe ni mu karere ka Rubavu. Abaheruka mu Rwanda kera hano hahoze ari komini Rwerere muri prefegitura ya Gisenyi. Ubu bucuruzi bwaramuhiriye ku buryo nyuma y'umwaka umwe butike ye yari yuzuye, ndetse ku gasantere k'iwabo amaze kwigarurira abakiriya cyane ko atatinyaga kwindika abantu. Yari anazi kongoshyushya cyane abaguzi, abatera urwenya no guha za bombo z'ubuntu ku bana bakiri bato, bigatuma batagira ahandi bajya kugurira. Ubucuruzi bwe bwaragutse, akajya anaranguza abacuruzi bavaga i Busasamana n'ahandi ku ideni bakazamwishyura bamaze kugurisha ibicuruzwa byabo. Ikizakora ku muntu rero, mu mwaka wa 2006 hari umukobwa wari ukiri muto wazaga aho kuri butike ye guhaha. Yari akiri muto ataramara igihe kirekire apfunduye utubere, yabaga yaje aho kwa nyirakuru mu biruhuko avuye iwabo Karengera mu karere ka Nyamasheke. Baramenyanye kuko nyamukobwa yakundaga kuza kuri butike ye bakaganira mu gifaransa cy'ikinyamukobwa yari azi, dore ko yari umuhanga icyo gihe kandi nyamusore nawe yari azi igifaransa. Yajya gusubira iwabo ibiruhuko birangiye, umusore akamuha impamba, akamuha wenda n'amakayi n'amakaramu nk'ane. Mu mwaka wakurikiyeho umukobwa yatsindiye kujya kwiga mu mashuri makuru, ariko iwabo ubushobozi burabura ngo yiyambaze bene wabo barimo n'abari batuye i Kigali ashwida byo kumufasha kujya kwiga barabigarama. Byatumye ajya kwiga ku ishuri ryisumbuye ryo hafi iwabo ryageraga gusa ikiciro rusange tronkome. Icyo gihe bene ayo mashuri yitwaga za esi. Yize ayo mashuri bimugoye kubona amafaranga y'ishuri, ariko akajya avugisha Bernard wamufashaga uko ashoboye, kandi ko yagendaga akura niko yagendaga aba mwiza, ari nako Bernard agenda amufasha, bigatuma ariko agenda amwiyumvamo. Byaje kurangira anamukunze ariko ntiyabimubwira. Umukobwa amaze gukora ikizamini cya tronkome yaragitsinze, ariko amafaranga noneho arabura burundu. Ngo abiganyire Bernard yemera kumwishyurira, maze ageze mu mwaka wa 5 Bernard amumenyeshaga iby'uko yamukundaga ndetse amusaba urukundo, nyamukobwa aremera. Iki gihe kandi mu by'ukuri nyamukobwa nawe yumvaga akunda Bernard. Umukobwa yarakomeje ariga, aho yigaga mu ishami ry'imibare, ubutabire n'ibinyabuzima MCB, nuko arangije amashuri yisumbuye atsindira kujya kwiga mu ishuri ry'ubuvuzi rya Kigali KHI. Bernard yamusabye ko yaza akiga yegereye aho yari atuye kugira ngo yige babana kuri Buhuru, aho yari atuye mu mujyi wa Gisenyi. Umukobwa arabyanga kuko yashakaga kwiga ubuganga, kandi hakaba nta shami ry'ubuganga ryari riri hafi aho mu mujyi wa Gisenyi. Agononwa no kwizera umukunzi, Bernard yarabyemeye maze yiyemeza kuzategereza umukobwa. Gusa muri kaminuza igihe yabaga aganiriza abandi bakobwa bagenzi be ku mukunzi we, benshi bamubwiraga ko atabiranye n'uwo mukunzi, ko ari nyarusaza kuko yamurushaga imyaka irenga 10, kandi nako hari izindi nsoresore bangana cyangwa izamurutagaho gato mu myaka zabaga zimutereta. Ageze mu mwaka wa 2 wa kaminuza nibwo yatangiye kujya akundana n'undi musore ariko wigaga mu ishuri ry'ubumenyi n'ikoranabuhanga rya Kigali KIST, gusa we yari arimo asoza kaminuza. Uyu musore witwa Rurangwa yararangije akora akazi umwaka umwe maze yimukira muri Mozambique gukora y'ubucuruzi. Nyuma y'imyaka 2 umukobwa nawe yararangije kaminuza, ariko kubera ukuntu yari yaramaze kwiyumvamo no kwiharira Rurangwa, umunsi wo kwambara amakanzu bambara barangije kaminuza ntiyabimenyesheje Bernard. Yakomeje kumubeshya kugeza ubwo nyuma y'amezi 5 yakoranye ubukwe na Rurangwa wari wavuye muri Mozambique, kandi nyuma y'ibyumweru 2 bahise bakatisha tike basubiranayo. Bernard nta kanunu k'ibyo yamenye habe namba. Yaje kumenya aya makuru nyuma y'igihe yari yarabuze nyamukobwa kuri telefone. Akiyumva yabanje kugira ngo ararota. Cyakora yaje kubyemera ubwo yiboneraga n'amaso ye uwo yitaga umukunzi we mu mafoto acigatiwe n'undi mugabo atazi. Amaze kumva ko basigaye bibera imaputo, yaguye igihumure atubwenge azanzamuka ari mu bitaro. Ntiyumvishaga uko bene ibi bintu yabikorwa n'uyu mukunzi yafashije akiri muto, akamurihira imyaka 3 y'amashuri yisumbuye, anamufasha ku mafaranga yunganira bourse abanyeshuri bahabwa. Nyuma y'igihe mu bitaro adashaka kujya no kunywa, yarorohewe ariko azinuka gukunda. Yahise atangira kujya anywa inzoga cyane, kandi kugeza ubu afite imyaka 43 nta mukunzi agira, nta n'igitekerezo cyo gushaka umugore. Si rimwe si kabiri mu Rwanda n'ahandi ku isi humvikana inkuru z'ubuyemo bw'urukundo rimwe na rimwe butera ababukorewe gufata imyanzuro mibi irimo kwigirira nabi, kwiyanga, bishobora no gutera umuntu kwiyahura. Kimwe nyine no kubura ikindi kintu cy'agaciro wari ufite, utandukana n'uwo mwakundanaga n'uburibwe bizana, ni ikintu gishobora rwose gushengura umutima kikawunegekaza. Birababaza cyane kwimariramo umuntu ukama umutima wawe n'ibyawe byose bindi, ejo ukamubona mu munyenga w'urukundo akamatanye umubiri ku wundi n'undi muntu,
cyangwa bakina ibisa n'iby'abana bisa na filime y'impindi barebana akana ko mu jisho mu gihe uwo mukunzi wawe yaragusezeranyije kutazaguhemukira na rimwe. Ibi akabigukorera nta kutari waragize ngo umushimishe, rimwe na rimwe ukirya ukimara ukanirengagiza abandi bagukundaga mu by'ukuri kuko ukunda uwo kandi umwizeye. Hari n'ubwo ariko ubura uwo wakundaga kubera izindi mpamvu zidaturutse ko ari we wese hagati yanyu, gusa icyaba kibiteye cyose gutandukana n'uwo wakundaga cyangwa ukamubura utabishakaga birababaza kandi biri mu bintu bibabaza cyane kurusha ibindi mu buzima. Kimwe na Bernard twavuze mu nkuru yacu, ni benshi nzi bazinutswe urukundo nyuma yo guhemukirwa cyangwa gutabwa n'abo bakundaga cyangwa se bakababura wenda bitewe n'urupfu cyangwa izindi mpamvu. Kubw'amahirwe make nta buryo bworoshye bwo guhangana n'agahinda ugira iyo bikubayeho, kuko nta muhanga wandika agatabo kaguha inama zifatika kandi zitomoye zigusobanurira uko wikuramo umuntu ukunda. Mu gihe bamwe bibafata igihe gito guhita bakomeza ubuzima bakikuramo umubano w'urukundo warangiye bahozemo, hari abo bifata igihe cy'amezi cyangwa kikanarenga basa n'abari mu kiriro cy'urukundo batakaje. Ku kigero cyose cy'agahinda waba ufite, ni ingenzi cyane kwibuka ko ubuzima butarangiriraho. Ntukwiye kureka gukunda ngo uzinuke urukundo, kuko byanga bikunda gukunda ugakundwa ni rimwe mu mabanga akomeye cyane yihishemo icyanga cy'uburyohe bw'ubuzima. Ntacyo bitwaye kumva hari urugero runaka rw'agahinda gashengura umutima wagize, gusa byatinda byatebuka wakenera ubufasha bwakunyuza muri iki cyiciro cy'ubuzima kitorohera benshi. Dore rero ibintu bimwe wakora kugira ngo wikuremo umukunzi wawe wa kera maze urangamire imbere heza, kuko uko byamera kose waremewe gukunda ugakundwa, kuko ari kimwe mu bintu bitera ibyishimo biruta ibindi mu buzima. Ni igice cya kabiri cy'inkuru ivuga ku tunama twagufasha kwikuramo uwo mwakundanaga mwatandukanye utabyifuza, cyangwa waramukunze utagukunda akaguhemukira kandi wenda wari waramwimariyemo. Iyi ni KP Reports. Niba ari ubwa mbere ugeze hano, ndagushishikariza gukanda subscribe kuri KP Reports kugira ngo inkuru y'umunsi ibikubiyemo amasomo, utunama tw'ubuzima, amakuru, ibyegeranyo n'ibiganiro bica kuri KP Reports ntibikagucike. Wanadukurikira kandi kuri Facebook, Instagram na TikTok, hose twitwa KP Reports. Icya mbere, ibuka ko hari undi muntu ugukunda witeguye kuruguhata koko. Ubuzima bwuzuye ibihe bitandukanye kandi urugendo rwacu turuhuriramo n'abagenzi barwo batabarika. Biratangaje cyane gutekereza ko wakunda rimwe risa ridasaga mu buzima bwawe. Bityo rero niba wifuza kumenya uko warenga umubano w'urukundo rutashobotse, ibuka ko atari ifi imwe iba mu cyuzi ndetse habamo amoko yayo menshi cyane, ngo ni nyagasambu rirarema. Niba hari umugabo uzi wapfakaye ku myaka 60 akaza kubona uko umushajisha neza, wowe kuki wiheba? Ntuzi benshi se batandukanye nabo babanaga nyuma bakaza gushyingiranwa n'abandi kandi bakubaka ingo zishimye? Ni ikibazo gusa cyo kurebera ibintu mu ruhande rwiza no kugira ukwizera naho kwaba guto kurusha akabuto ka sinapi. Kuba urukundo rwanyu rwaranze bikwiye kukwereka ko umu ex wawe mwahoze mukundana atari yo mahitamo yawe meza kurusha andi. Urukundo rushya ruragutegereje ndetse uzabasha kurwakira nuramuka gusa ukomeje inzira igana imbere ukarekura umuntu ukunda ubu nyamara we yitekereza cyangwa yikundira abandi. Urukundo rwanze kera cyangwa rutashobotse rukwigisha ibintu byinshi ugomba guhora wibuka niwongera gukunda nanone. Fata ibyakubayeho nk'ubunararibonye ubukoreshe nk'uburyo bwo gukomeza imbere unashaka urukundo rw'ukuri wagenewe. Icya kabiri, imbaraga ufite shaka kuzibyaza umusaruro ukora ka siporo. Ni ikintu gishingiye kuri kamere muntu kwiyumva uri hasi ukumva ushiramo intege cyane cyane nyuma yo gutana n'uwo mwakundanaga. Nibyo bituma wumva wahora wiryamiye cyangwa se ukirirwa mu rugo utagira aho ujya, ni mu gihe nyamara ibi bikuzahaza kurushaho. Muri ibi mimerere rero icyo ukwiye gukora ni ugukoresha iki gihe uzamura imyuka spirits myiza muri wowe kugira ngo wigarurire ubutengamari wahoranye mbere yo gutandukana n'umukunzi wawe. Ukeneye kandi ukwiriye rwose gukomeza n'ubuzima, kandi uburyo bwiza ushobora gutangirana ni ugukora imyitozo ngororamubiri, sport. Shaka umurimo uwo ari wo wose wakora, nko gukora kamucaka wirukanka, ujye muri gym se cyangwa ukora ikindi gikorwa physical activity ukoresha ibice by'umubiri wawe. Impamvu nuko science ivuga ko sport, imyitozo ngororamubiri cyangwa ibindi bikorwa ukoresha ibice by'umubiri bizamura ikigero cyawe cy'umusemburo wa endorphin. Endorphin ni umusemburo utera ibyishimo n'akanyamuneza. Sport ihoraho igufasha gusohora imijagararo, stress yose yakwirunzemo mu gihe wari ufite akababaro. Uzabikore uzabumbwira hanyuma. Icya gatatu, wigumana umujinya no gukina umukino wo gushinjanya ibyaha, blame game. Kugumana uburakari ndetse ugakomeza guheza inguni ushinjanya ibyaha ku byabaye bishobora kugiraho ingaruka zikwangiza ndetse zikagaruka aho mubana bya hafi. Niba ushaka ko wakira ibikomere biterwa n'urukundo rutakunze, rwose ukwiye kurekura ubwo burakari bwawe kandi ukava mu mukino wishinjanya byaha, blame game, uhora mu mutima wawe ushinja uwo mwahoze mukundana cyangwa se ubwawe wowe wishinja amakosa.
uko ubushakashatsi bwa siyansi bubivuga, umujinya n'uburakari bishobora kugukururira indwara y'umutima iwufata izenguruka imitsi ijyana n'iwuvanamo amaraso, ndetse bikakubera intandaro y'ibindi bibazo by'amagara bifite aho bihurira na stress, ibibazo by'igogorwa ndetse no kubura ibitotsi, insomnia. Igihe cyose ukoresheje ingufu nyinshi zikabije maze ukazishora mu gushinja no kwiturira undi muntu amakosa, uba wikuraho ububasha bwawe bwite ukabuha undi muntu. Ibuka kandi wibwire ko ntawe mu by'ukuri uri mu makosa utitaye uko ibintu byarangiye. Ibuka kandi kutagira ubushinja ibyaha cyangwa amakosa kuko urukundo rwanyu rutarakunze. Tekereza ko urwo rukundo rwari ikintu kitari kigenewe kubaho, mbese ko Imana itashaka ko rubaho cyangwa rukomeza. Menya kandi utekereze ko nta kintu yaba wowe cyangwa umukunzi wawe mwahoze mukundana mwashobora gukora kugira ngo bibuze urwo rukundo kurangira. Rekeraho guhoza mu bitekerezo mugenzi wawe umushinja cyangwa wishinja ubwawe kuba intandaro yo gusenyuka k'urukundo rwanyu. Icya kane, ikongezemo ikibatsi gishya cyo kureba uruhande rwiza rw'ubuzima uhura n'abandi bantu. Koresha imbaraga zawe mu buryo bwiza kurushaho, uhitamo gusabana ndetse unibutsa ubwiza bwawe n'ibindi byiza wihariye. Ushobora guhitamo guhura n'inshuti zawe cyangwa abagize umuryango wawe kugira ngo wivane mu rwobo rwuje icuraburindi urimo, hanyuma bikagufasha kurebera ubuzima mu mfuruka nziza. Na rimwe ntukemere kwigunga. Ibuka ko ubuzima bwawe butarangirira ku mubano w'urukundo rwarangiye. Ibi bizagufasha rwose kureka guhobera ibyahise byagusize, maze bikwibutse urundi rukundo waba waragize, kandi bigutere kumva ko gukunda ugakundwa nanone ari ibintu bishoboka mu gihe kizaza. Icya nyuma, ibuka ko atari wowe wenyine kandi wa mbere ugeze muri iyo mimerere. Ushobora kumva usa naho uri mu icuraburindi riteye ubwoba mu gihe runaka. Ni ibyiyumvo bisa n'ibigutera kumva utazongera kubona urukundo rw'ukuri. Ushobora kwiyumva nk'aho byose bicitse ndetse ko nta gisigaye mu isi. Icyakora iteka ryose ubuzima burakomeza. Nugera ku mpera y'umusozi byanga bikunda uzabona urumuri. Wikurayo amaso rero. Nta kabuza uzongera ukunde kandi ubone umuntu ugusendereza ubuzima bwawe ibyishimo. Ni ikibazo gusa cyo kugira icyizere gisesuye. Ibuka ko hari abandi benshi bigeze kuba mu mimerere nk'iyo urimo ubu, kandi ko hari benshi bageze kure habi haruta aho hawe. Ibyo kandi ni ukuri. Nurora iruhande ushobora mu buryo bworoshye kubona ingero z'abantu babashije kubyitwaramo neza, bakiga kwakira ibikomere biterwa no gutandukana n'ukunda kandi bakongera bagakunda bisesuye, ndetse bakaba ibyitegererezo hanyuma. Umwe muri bo ni J.K. Rowling, twakozeho inkuru hano kuri KP Reports, uzashaka akanya uyumve. Hanyuma rero niba ugeze aha, ndagira ngo nanone nkwibutsa aka kantu. Iyi ni KP Reports. Niba ari ubwa mbere ugeze hano, ndagushishikariza gukanda subscribe kuri KP Reports kugira ngo inkuru y'umunsi ibikubiyemo isomo ry'ubuzima, amakuru, ibyegeranyo n'ibiganiro bica kuri KP Reports ntibikagucike. Wanadukurikira kandi kuri Facebook, Instagram na TikTok. Hose twitwa KP Reports. Ndakwifuriza gukunda ugakundwa, ariko no kugira imbaraga zo kwihangana igihe urukundo rutagenze neza, kuko igumye mu gahinda n'akababaro biguma amaso, ntumenye ko hari undi uteze amaboko witeguye kukwakira, maze akaguha urukundo utigeze unakeka ko wahura narwo. Amahoro amahoro.